mu ifoto urimo kuyibona neza cyane. So abahanzi bafite amazina akomeye mu muziki w'u Rwanda bari mu bitabiriye ibirori byo kwibohora ku nshuro ya 30 genda nashimye ko babicaza ahantu hamwe bahabwa icyubahiro bari begeranye. Ngo ni Simbi Modo Simbi Modo ari kumwe n'umugabo we baragendana ahantu hose n'uyu munyamahanga w'umushoramari kwa Clement bari kumwe mu bwe bwa Clement na muri stade ubona ko bari kumwe basa neza cyane. Abahanzi rero banafite imyambaro itandukanye irimo amabara ya mukotanyi. Ni ibirori byitabiriwe n'abahanzi barimo The Ben yari kumwe n'umurinzi we Yantare, Marina yari yambaye imyenda ya mukotanyi, Rutijori yambaye imyenda ya mukotanyi, Maria Yohani yari ahari, Butera Knowless yari ahari, Send International Hit wanaririmbye Dr Claude n'abandi benshi. Urebye rero amafoto yabo nimba wayabahaye DJ Brian na DJ Sonia nibo bari ngo ni DJ Brian wari yoboye ibirori ariko yafatanyije na DJ Sonia yari mu DJ Rayon Manzi yari MC cyane kabisa. Marina yari yambaye bote n'imyenda ya mukotanyi ari kumwe na Rojani umukobwa ninde uyu mukobwa w'amabuno ninde umukobwa ninde nagize ni Dabijo yashize imbere na w'amabuno ninde ariko ngo amabuno agezweho ikiga Marina yambaye neza kabisa. Maria Yohana na Masamba nabo babashyiraho bari Maria Yohana yakenyeye ni umunyarwandakazi wagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu. Wumvishe kuntu baririmbye Nsinzi abana be babiri baguye ku rugamba mu kiganiro twajyanye usura cyuka ko yabigarutseho bagiye kurwana bagwayo. Hanyuma n'umwe mu bakoraga mobilization kugira ngo inkotanyi zibone ubufasha utuntu babohaga two gupfundikanya uramubona Sende noneho n'indirimbo yitwa Insinzi yabateye agatege mu yahanuye Insinzi. Urumva wese n'umuntu wahanuye Insinzi ko indirimbo ajya kuririmba bwa mbere mwabyo bisanga bivuga avuga ati njya kuririmba bwa mbere yarambwiye ati buretse ucitse gato ifite umwanya wayo buretse ushyaguzwa ubu ngubu barayiririmba ahantu hose. abonye ko no mu karasisi abasikare ni indirimbo ubundi yo kwibohora ni imune yo kwibohora ahubwo nkaba nifuza ko hanyuma The Ben yambaye imyenda iriya ndirimbo kuri Radio Kigali yazayikoze mu buryo bw'amajwi ikagikoreshwa ku munsi nk'uyu na Ami Jazz cyangwa se na Ami Jazz ikaba yayikora mu buryo bwa bande apana umuhanzi w'iki cyangwa se na idea yaba nziza ku buryo bajya bayicuranga mu buryo bwa korali cyangwa n'ukereza rukaba rwayikora mu buryo bwa gakondo ikajya ibyinwamo nka kuri ababyinnyi. Rutijori yari ahari, Rutijori Butera Knowless yambaye imyenda yambaye inkotanyi, Rutijori yarambaye imyenda yo mu mabara y'igisigaye cy'u Rwanda kimwe na The Ben yari yambaye ingofero imyenda iri mu mabara ya mukotanyi. Malvinge Sud yari ahari. Nguyu ni Dr Claude abari kuri YouTube yari yambaye amakote yambaye imyenda ifite umugongo. Noneho iyi ni ifoto igaragaza ahantu abahanzi bari bicaye. Ifoto rero abahanzi bari bashyize ahantu hamwe bicaye neza. Ndabona abantu Puja nyiri Country Records, ndabona Eva Muziki, urabona ko ibintu bisa neza. Marina, Malvinge Sud, Rutijori, The Ben, ngo ni Clement na The Ben. Clement urabona ko abahanzi bahawe icyubahiro bagashyirwa ahantu hamwe kugira ngo nabo babe mu bakurikira umunsi wo kwibohora. Ndumva ko ari respect ihambaye kandi banaririmba nyine bamaze kubona agaciro kabo kabisa. Muziki ni kimwe mu bivura ubuzima. Nta muziki nta buzima bundi na depression irashira cyane n'iterambere ributa cyane kuko nimba Senderi arimbye ngo ibyagezweho abandi bakayimba urukundo cyangwa se ngo iyo mitomo uri imbere ga umuntu yumvishije akagubwa neza arakora agatera imbere. None se ntarujya mu rukundo kubera ko yumvise indirimbo ya Ruti igikobwa n'iki byose naruzimva akavuga ati wow ubwo nakongera gakunda cyangwa se warehevye yaravuye mu rukundo akujya karusubiramo. Niba aririmbye indirimbo nka bakaririmba urukundo rw'igihugu aho ugikunda kurushaho cyangwa se akazabura indirimbo aririmbira abanyamahanga bamusoye akabwira ati dufite indirimbo z'igihugu ziratubwiza bw'igihugu cyamaze kugira ni wumva muyanga kuririmbira ibyiza by'u Rwanda nawe ubwawe urushaho kubona uko wabiririmba kumva si wavuga ibyiza by'u Rwanda nawe ukabiririmba ko nguko ubyumva nako ibintu biba bimeze neza cyane. So ubwo nuko abahanzi baserutse mabashe kubibona banateramye kuri uyu munsi nako ibintu bimeze neza cyane. Buri ahantu nk'ahari yahuriye abantu bajya ku 45 urumva ko bakeneye abantu basusurutsa bakabaririmbira. Knowless yishimye cyane bazara ubwa mbere yinjiye muri stade abenshi bari ubwa mbere kubera ko yafunguwe muri weekend yashize tariki ya mbere yafunguwe. Urumva se aracyari cyagiye cya Rayon Aperi byari akaduvayo abantu benshi ntabwo bagiye hagiye abantu bafite akavuyo. urabona Brian ko nako Brian ameze neza pe
Brian ameze neza. urumva rero Senderi na Butano wese bari mu bataramiye muri stade Amahoro ivuguruye. Na Titi Brown nimwe baba Titi Brown yabyinnye Knowless yishimye kabisa. Titi Brown ari mu babyinnyi babyinnye kano kazi yaragafite kuva mu mezi nk'abiri ashize, ndumva yamaze ya repeta yarabimbwiyeho. Urumva yaririmbye yabyinnye bimwe mu bigaragaza ko kubyina nabyo uri kugenda bifata umwanya mu buzima bw'igihugu, kuko ni Nyamirambo haba kampeni ya RPF Inkotanyi, Titi Brown n'itsinda rye barabyinnye hari Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge, bamuhaye akazi arabyina. Aka kanya mu kwibohora yabyinnye kuri stade Amahoro. Birumvikana ko agiye tuzajya tubona n'inama zikomeye bituma babyinnye bakajyamo avemo gakondo hajyemo nabo banditsi. Urukereza rurabyinnye kubera ko hari abantu bakuru performance nziza, none hari n'urubyiruko rukeneye abantu bakora break bazi utuntu tugezweho ariho batiti binjiramo. Urabona ko u Rwanda ruri kugenda rugaragaza ko aspect yose y'imyidagaduro ikenewe igomba kugaragara cyane kabisa. Twakabonye ariko n'abantu b'abanyabugeni hari aba painting utuntu live, nabyo ni bimwe mu bishimisha abantu u Rwanda ruzabitekerezeho. Urabona ashushanyisha umuriro, urumva ntabura mpuzamahanga ugasanga umuntu ibintu biri kuba arimo arashushanya ikintu live afite stand yiwe. Yes, niba mukuru arimo kuvuga ijambo bimeze gutya agahita mushushanya direct, bazabitekerezaho cyitwa art ya painting, ikintu cyitwa fashion aspect y'imyidagaduro igaragara mu kanya gato ariko igaragare, kuko ni bimwe mu bintu bitanga umunezero uvuguruye unaryoshye utarimo ndumva ari ibyo ngibyo ku munsi wo kwibohora. Ahubwo abantu bo bibohoriye hehe byari bimeze bite umugoroba ubu birajya kubera he? Niba nabagiye muri stade batubwira uko babibonye cyangwa se uko bakiriye abanyamuziki. Ubona ko ari igikorwa remezo benshi bari bishimiye kubyiramo cyangwa se kwinjiramo, benshi ndetse ko bwari n'ubwa mbere nk'uko twaza tubigarukaho. Ati Fabrice ari Kamonyi ndabakunda kabisa, ariko Bruce na n'ubu Soweto yakomeje kuba Soweto azayibahereza ngo muri bibaza Soweto ikomeje kubura Melody wanyu Soweto ikomeje kubura, ikomeje kuyibura. Ogira se ntiri mu kazi ndabizi nabanza aceze Ogira. Ingo ati welcome basuri banje, nkuko bisanzwe ni umukunzi wanyu Mackenzie intumwa ya rubanda, ndabumvira hano Irurindo ibushoki mu Gitaba imbere y'akarere. Noneho mumbwire ku ndirimbo ya Bruce Melody twabajya tukubwire iki ndirimbo imeze neza, iri mu ndirimbo zacuranzwe cyane mu kwezi kwa gatandatu yasohotsemo hagati, ariko ni indirimbo zari ziyoboye mu ndirimbo zacuranzwe cyane ku rubuga rwa YouTube mu kwezi gushize kwa gatandatu. Urumva ko indirimbo yakiriwe neza n'abanyarwanda naho igenda icurangirwa. Yunga ati none se The Ben ya performance cyangwa The Ben yarameze neza, so mubonye ko yagiyeyo yahawe invitation yari yaratumiwe na ntabwo hari ha performing abahanzi bose sagira ngo hari umwanya munini uhari. Senderi ya performance na Butano Knowless ni bo n'abantu babonye urukereza rwa performance